Mwiriwe neza abakunzi ba Sport Update, mwongeye kwirigwa. Nshimiye ko dukomeje kubana mukora subscribe, ni iby'agaciro kuba muri kubikora kandi ndabashimira mwese, uwabikoze wese ndamushimira kuba yaratanze umusanzu we ashigikira. Amakuru agezweho kuri uyu munsi ni uko polisi ejo izakina na Rayon Sport, ariko polisi ikaba ibura abakinnyi, harimo umuzamu, ikaba ibura Migi, ikaba ibura na Rutonesha Esbon mu kibuga hagati. Rayon Sport bazakinayo abakinnyi babo bose baruzuye, havuyemo Adolphe utari wagaruka, we waravunitse urutoki rwa Musumba byose. Muri Rayon Sport kandi bakomeje imyitozo ikomeye cyane bitegura polisi, banitegura shampiyona kubera bakiri ku gikombe, nyuma yo abantu bose baba barayitakarije icyizere, ikaba yaraje gutsinda ku cyumweru ibitego 2-1 Espoir, byatumye igaruka ku gikombe kandi bakaba bayiha n'amahirwe yo kuzegukana iki gikombe, yaba igikombe cy'amahoro n'igikombe cya shampiyona, byose Rayon Sport iracyabifiteho amahirwe yo kuba yabyegukana. Rero abakunzi ba Rayon Sport ni ukuyishyigikira mukayiba hafi, dore ko Matice ejo bundi yavuze ko mugomba kuyifasha muri byose, yaba amafaranga mukanda akanyenyeri, yaba ari ukuyishyigikira nk'abafana mujya ku masitade kugira ngo mubashe kureba ko ari igikombe mwakwegukana uyu mwaka, mukaba mwasohoka hanze nk'abakunzi ba Rayon Sport mukongera kwishima. Mwebwe dukomeje kubana mujye mukora subscribe kugira mujye mubona amakuru aba agezweho y'ako kanya, nzajya ndayabaha ku gihe, cyane cyane ayo muri Rayon Sport.